muraho neza turabasuhuje ni kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ni ukubabwira ko ari beza ni ukubabwira ko tubakunda ni ukubabwira ko tubashimira ni ukubabwira ko ari ingenzi uyu munsi rero muri bya bikorwa byacu tujya dukora byo gutungurana uyu munsi hari umuntu tugiye gutungura twumvisha amateka ye twumva ukuntu ari mwiza twumva ibikorwa byiza yakoze by'indashyikirwa turavuga ngo ese ni iki twebwe twakora tuzamugeraho tumubwire ko ari mwiza tuzamugeraho tumushimire ko ibintu yakoze umutima afite ari umutima mwiza kandi wagutse nibyo rero tugiye kumureba mubane natwe murareba ukuntu biza kugenda ntabwo tuzi uko surprise ari buyakire ariko hamwe n'Imana biragenda neza murakoze ese nakwitura iki ko urusha agaciro ifeza n'izahabu byose byo mu isi vuga iki ndeka iki berema cyiza watweretse intore dutereka intore mu ngamba ubu duhiga neza babyeyi beza wakoze binini reka nkwitura aka gato wakoze binini reka nkwitura aka gato aka karirimbo nakawe mubyeyi mwiza aka karirimbo nakawe mubyeyi mwiza mama oh mama oh mama oh mama mu muco nyarwanda ukora neza arashimwa ugwa neza arakundwa turabasuhuje namwe turabasuhuje njyewe nitwa Sylvie nkora ibiganiro byitwa Mubwire nta kindi mbwira abantu ni ukubabwira ko ari beza ni ukubabwira ko tubakunda ni ukubabwira ko tubashimira uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwacu uri umuntu w'umumaro uri umuntu w'agaciro mama Gaga twaraganiriye mu buhamya bw'amateka n'ubuzima mufitanye numva uri umuntu mwiza numva nanjye nakugeraho numva nanjye nakubwira ko uri ingenzi rero duhora tubibwira abantu dukora ibintu by'amasiripurize tukagera ku muntu tukamubwira ngo turagushimira nawe turagushimira kandi nanjye nkurikije ubuhamya bw'umuntu nkawe naravuze ngo uri umubyeyi mwiza uri umubyeyi mwiza uri uw'agaciro uri umuntu w'indashyikirwa uri umuntu w'umumaro muri sosiyete niyo mpamvu rero twaje turavuga ngo tukubwire ko tugukunda tukubwire ko tugushimira tukubwire ko uri ingenzi nimba abantu bihutisha ibintu bitari byiza umuntu amakuru atari meza akamamara isi yose abantu bakamenya ko umuntu yahemutse kuki umuntu w'agaciro kuki umuntu wakoze ibintu byiza tutamushimira nicyo rero cyatuzanye nicyo cyatumye tuza turavuga ngo tuze kukubwira ngo turagukunda njyewe ndagukunda cyane nkunda abantu yarambwiye ati ni inshuti yanjye mu buhamya bw'urugendo mwagendanye rw'ubuzima ndavuga ngo nanjye azambera inshuti nanjye nzamukunda nanjye nzamugeraho umubwire ngo uri ingenzi uyu munsi rero twaje kugira ngo abantu bamenye ko uri umubyeyi mwiza yego iyi ni kado twakuzaniye kandi turagukunda abakobwa ni muzi nibaje rwose venez le chéri aka ni agasiripurize ni akantu uzajya uhora ureba ni akagiti urebe ko ari ingenzi urebe ko tugukunda neza kurushaho n'undi uri mwiza turagukunda kubera ari siripurize nyuma nta kibazo araza aka ni akantu uzajya uhora ureba ubone ko ari urwibutso il est où papa mais il faut qu'il vienne oh ma chérie turagukunda uri mwiza uragaciro kuri njye uri umubyeyi mwiza nanjye ndagukunda tumureke se ahindure dukomeze surprise jolie à l'époque maintenant on a vieilli je sais pas mais regardez moi mais vous trouvez que j'ai vieilli mais c'est quand
Oh là là. L'année passée. Quoi? L'année passée. L'année passée. Kera ntararwa. J'étais jolie. Uruka fashe mwe dufotoye mu rugo. Ye. Ni surprise nyine. turagukunda kandi uri ingenzi mu buzima bwacu uri umumaro Merci. de rien. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinabona icyo mvuga sinzi uko nabigenza. Icyo kuvuga ni kimwe gusa nuko nkundera ina. Nicyo twaje kumubwira gusa ndabanza nawe ngushimire ko nabikuvuga tubyakira neza ukambwira ati kubimubwira ni ngombwa kubimubwira yuko tumukunda. Umuntu wese wumvise iyo mbwiye umuntu buri amateka twagiranye ahita ambwira ati umuntu ntasanzwe ugomba kumukomeraho ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Erina uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye amateka yose twagiranye ahantu habi wambereye umuntu ntabona uko mvuga kubivuga bijya binanira ariko uri uw'ingenzi kuri njye ubimenye ko uri uw'ingenzi mu buzima bwanjye. Abantu barabizi umugabo arabizi n'inshuti na ba Sylvie barabizi zahora mukunda. Merci. uri ingenzi. Abantu benshi bashaka kwibaza ngo ni kubera iki dukora ibi bintu ni iki tuba tugambiriye nta kindi ni ibyishimo kandi ni urwibutso abantu bose bamenye ko hari abantu beza hari abantu bafite umutima mwiza hari abantu bakora ibintu by'ingenzi. Ngewe yanganirije amateka mufitanye ambwira urugendo mwanyuranye mu rw'ubuzima ndamubwira ngo nanjye nzamugeraho nanjye nzamukunda uwo mubyeyi mwiza nanjye ndamukeneye mu buzima bwanjye. Rero niyo mpamvu twaje tuzana abahanzi tuzana indabo ibihumura neza tuvuga ngo Erina tumwereke uburyo bwose tumukunda kandi si ubu gusa tuzagaruka tuzajya tuza kubasura tubabwire ko tubakunda kandi tubashimira. Murakoze. Wowe se uriyumva gute? Je ndiyumva ntabwo ndimo kubasha kwiyumva. Ubwo ndimo kubasha kwiyumva nahoze mbwira abana tumaze kurya avoka mama Gaga yazanye izo twariye saa sita na salade. Noneho avoka bagabona ngo ari avoka zidahuye n'izindi zose. Noneho mbabwira yuko ari izo avoka zo mu Rwanda zigasabo kwa mama Gaga. Noneho uriya mwana Estakambaza ngo kuva ryari ngo waryaga izavoka n'izivoka naziryaga hacize nk'imyaka 25 icira cyari kwirarenze wenda ari nka 30 iri ishize turya izavoka ndazibuka ngiye iwabo hakurya yamuhazi kuko twebwe twari hakurya yamuhazi irya izavoka. Ejo bundi yarazinze nenda kugira izavoka ariko nkatekereza naryaga ntekereza ababyeyi be ntekereza ukuntu nageragayo hari umukecuru nyirakuru Mariya ari mu nzu yo hepfo byo nkibuka ababyeyi ariko mbese ubwo rero ukuntu niyumva ntabwo ndimo kubasha kubimenya kandi nanjye ndagukunda ikintu nsigaye nigisha abana amaze igihe mvuga nuko tugomba kubwira ko dukunda tukiriho. Yego. Kubera amagambo urabona iyo umuntu yapfuye amagambo bavuga kandi yakiri muzima utari mubwiraga. Je dis que je vous dis toujours qu'il faut se dire qu'on s'aime quand on est encore vivant. Kubwira ko ukundana n'umuntu akiriho. Akiriho. Byaba ngombwa ko amubwira ko umwanga akiriho nabwo ariko ukunda ugomba kubimubwira akiriho. Murakoze gusa ndumiwe buse navuga ngo iki nta kintu cyo ni ibyishimo. Arakoze turamushimiye cyane nibyo natwe dukora. Uru rubuga nyuma yo kureba ngiye nkasanga abantu benshi bakunda kurira abantu batakiriho ngasanga umuntu arabwira umuntu ngo yakoze ibi nibi kandi ntiyabitubwiye ntago tubizi. Naravuze ngo ni iki twebwe twakora ese nkanjye nuwe musanzu wanjye reka tujye tubwira abantu ko tubakunda tubagereho. Akimbwira rero amateka akimbwira urugendo mwanyuranyemo kuko nanjye wo twarunyuranyemo naramushimiye. Ngewe umuntu yaranjyanye ndi umwana mutoya mu bihe bya jenoside andyamisha mu ngorofani kuko nari umwana ntabasha kugenda baramvana Kimironko Kigali bangeze ibyumba ari uwo muntu bancunga mu ngorofani kubera ko narakana banga kunsiga baranjyana. Naramushimiye ndamubwira ngo uri umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye kuko nafite mama wanjye uwo niwe mama wanjye. Rero ndavuga ngo reka tujye tubwira abantu tubereke urukundo
muri iki gihe ibibi birihuta, inkuru mbi ikiruka, ariko ibyiza nabyo tubyamamaze. Ni muri urwo rwego rero twavuze ngo tuzaza nawe tukubwire ngo turagukunda, tuzana abacuranzi bagucurangire, tugushimire, tukubwire ngo uri umuntu udasanzwe mu buzima bwacu. namwe murabe igiciro, murabe igiciro pe. Ubu iyo mba namenye mba navuze nateguye utuntu twiza, none ndatubuze uretse kubabwira ko muri mu mutima. Yego, kandi ndagukunda. Mfite umuntu w'umuvandimwe wabwiraga ati ni umudamu twahuriye iriya tukaba nk'abavandimwe, tukavuga tuti tujye dukundana tukiriho, yagira atya rimwe na rimwe akanzanira indabo ati yakiriza indabo, nupfa wenda ku gituro ntazo nzazana, nkavuga ntizimpe ubu nonaha, nimpfa wenda ku gituro ntazo uzazana, ahubwo ubu urazimpaye. Nibyo byiza, tuzagaruka kandi tuzakuzanira n'izindi. Ubu twaje dufite ubwoba, surprise bigoye, tuvuga ngo arabyakira gute, biragenda gute, ariko ko twabonye kubyishimiye, ko twabonye kubikunze, tuzagaruka, tuzaza neza twaguteguje, tuzane n'izindi ndabo. Reka amuririmbire. wanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe, nubwo ntacyo navuze ibanga ni irya babiri, nagusasiye igicumbi mu muti mu gukunda nta kizaruhungabanya, gerageza urukomeze rugwize impuhwe nicyo rubereyeho, uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, umama mwiza, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, sure mu gutya ubwitonzi n'ubugwaneza, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi we, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubupfura n'ubugwaneza, ubupfura n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Merci beaucoup. Iyo ntekereje ku mugabo witwa Yesu, ibyo yankoreye ni byinshi cyane, nahera mu gitondo bukira sinabibara, nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira, nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo, nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda muruhure, nari mu mwijima, nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira, nari mu mwanda uteye isoni, nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo, nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda muruhure, ati mwana nkunda, mwana nkunda muruhure, ati mwana nkunda, mwana nkunda
are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. And Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's sing together. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mana warakoze mana we warakoze mana warakoze mana we warakoze Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. all of us here around in joy and thankfulness. We thank you for the life you gave to all of us. We thank you so much for the friendship, which lasts so long.
We thank you, Lord, for this country in which we feel at home. We thank you, Lord, for these families, these friends who are so warm with us, who express so much friendship. This comes from you, of course. You are the givers of life. You are the source of all life. So thanks for this moment. Bless all the guests here. Bless them now and bless them back home in their own family, in their churches, in their life. To your glory. Thank you, Lord. Amen. Amen.